Party. A film development present Black Water. Mazi y'umukara niyo filime dutangiye. Tuyitangira dute? Kuri kintu narebe. Burya mugenzi n'ibyari ni mu Kinyarwanda baca umugani umuganagana kariho. Umuganugana kariho. Gusa buruko uzabupfuye cyangwa wapfuye jye usigara wibaza ikintu kimwe. Abyifashe mate. Ibiri imbere. Ngo umuntu yapfuye rimwe arazuka. Abafite imyizere yo kuzuka. Namwe batayifite jye utekereza mu gupfa kwawe izina ryari ryiza. Se ryari ribi. Ariko se niba koko ari yo muzuko. Wowe byifashe mute. Amen. Dutangira n'umukobwa muto. Mukobwa muto niwe abakobwa ureba ukavuga uti umukobwa koko. Mama iyi modoka niyo twakodesheje. Bana banje murabeho. Mama wakoze rwose kubwo kutegurira nere nziza. Sasa mama yararimo gusezera ku bana babiri b'abakobwa. Umwe muri abo bana b'abakobwa, umwe afite umugabo ndetse n'umugabo bari bazanye gusangira kanoheri bavuye Nyakariro. Barimo gusezera mama. Murabeho. Murabe muhungu wanje. Uwo rwose no mukazana ariko mugeze nyirabukwe w'umuntu ariye ntago muzungu batinye. Ikibizu kwitama ariko. Mwembi babiri muzitaneho. Uzabikora will. Urabeho mama. Kagakobwa ke gatoya gafite imyaka 22 mukecuru yabwiye muramu wako wita ku bakobwa banje bombi umuto afite 22 umugore we nawe arakuze bakubitirije urugendo ndetse barakwereka no rivuye muri rimwe n'imwe abantu baragenda bakinezeza yari ibihe by'ibiruhuko bagashaka kwinezeza mu buryo bushoboka bakubise safari bere mu rugendo rwabo bagenda kuri cyo narebe kanura ndebe n'uhumbye urahomba bari igihangara my friend babyita ibihangara iyo igihangara cyakuze neza kiragenda kikasana n'amababa bikunda kuba bimeze nk'ibyugu abatazi cyugo n'igihangara barabyitiranya cyo n'igihangara kirakura amabakaza ku mutwe bana ndabiyamye kabisa urugendo bagenda mugenzi umukobwa yarafite hakuno ka kamera arareba muramu we kuntu yishimanye na muri ubwo yishimanaga n'umugabo n'umudamu we umuramu we ni mukuru w'uyu mwana ari kuri kamera yakururaga amafoto arimo kuyareba barakwereka urugendo rwarakubitirisha arangije kureba amafoto murakeka twaba turi yo ndati twegereyeyo mwami gitabo umukobwa arakuze ni 24 ni mukuru w'uyu nguyu nako muri muna wuyu tugiye kureba ibintu bisa naho arama crocodiles ni bya bindi byitwa intuzi ibingibi biryana byo mu mazi krokodile bagiye kureba krokodile uyu mazi arabanza asoma bitabo asomye amateka za crocodiles yasanze aragatangaza ndetse yatangiye gusoma ngo ko rimwe na rimwe hari ahantu barya za crocodile hari amaresitora amwe namwe cyane muri Aziya y'amajyepfo harimo no mu Bushinwa kandi baravuga ngo iyo uri babandi basematama nimuziyebe ngo iriye ku kanyama k'ingona akaboga gutera isari nk'abandi bakobwa arimo arabisomera mukuru akabisomera na muramu basematama nimuziyebe babantu batajya batera amasari agasiga nibwo tukiyashira mu mazi mugiye kureba ukuntu ingona ivayo bari baje kureba ututu mazi ingona iratebana ndagakake kabiri ni mu mazi byishimo ni bwose ingona bari baje mugenzi bari bazindukira ingendo va kuri twebwe hano baratubwira ngo ingagi nizacu ingagi ko kuzireba bishyura menshi numenye ko ari byiza Imana yaguhaye ngo nawe ujye kwireberaho abazungu ariyo bafite uburyo ntabwo batangwa no kujya gusura ibisimba iwabo cyane iyo nimwe mu ngona nini cyane zirangwa muri aka gace kacu n'utwana tujyayo ubwana bakamufatisha izindi ngona akaturanganya imyaka tuzakurana tujyakurana ingona nicyo gisimba kitajya kimenya inshuti iyo ni ingurube n'ubwayo zitosubizamo n'ingona ntabwo bifata reka da inzoka nayo nuko ntabwo imenya shebuje hari udusimba twibera ari twakananga n'ihene nuko ihene nuko imenya hitaha gusa n'ibindi bimenya aho bitaha gusa nta nshuti bigira barakwereka ngo abakuno byishimo ni bwose barangije kujya gusura utugona mugenzi bari bakiri mu kiruhuko bagombaga kureba uburyo batahamo amezi 9 aka karimo karigana mukuru wako ngo imenya twita mu mezi 9 uko azaba ameze mwamba barira nkabasa naho niyegekaho ku ruhande ugomba kubaza se ndumva mbyibushye nyuma yo nayo igihe simbizi kabisa koze nagenda myimuhanye inkomane ikigabo barimo baragikura muramu we yaje kigomba kugura ibishoboka akuturi bweneto namaje umukobwa araje atera imibare ubukobwa bw'umujyi aka nako navumbuye hano Backwater Barry's River Tour niho hano bagiye kujya n'umugezi witwa gutyo mwakubwira Nyabarongo bano ni mumenya aho mugomba gusorera abagore banyu urabona abazungu rwose baricara bari barangije gusura ingona bari mu kabari Noheli bayiririye iwabo umugore gusa umugabo arumva byenze bikunze ko agomba gukomeza gusora umugore we bagiye kujya muri Backwater Bill's Tour niho hano bagombaga gusohokerayo bagombaga gusohoka ari kumwe na muramu we ndetse n'umugore we ntabwo yagombaga kumusiga ibyacu ndagira ngo ngusubize gatoya inyuma nibuke neza filime itangira bari bavuye kwa mukecuru umukobwa amaze kuvugana ko umudamu ngo ndasa naho ndimo kubyibuha muri iryo joro kwa muganga no mu Rwanda bibamo ututuna abadamu baragenda gakamuraho gakeya gapima yatwite kano kantu karabimubwira
nta mpamvu zo kujya kwa muganga, ibintu byaroroshye. Yari yagafashe maze araza arasuzuma, ngira ngo yasanze atwite. Gusa umugabo afite gahunda, weekend mbere yuko barangiza bagombaga no kujya mu mazi bakajya gusuzuma. Bantu bakuru ni mumenye uko mugomba kunezeza abagore banyu n'imiryango. Mufate niba udashoboye kujya kuri Muhazi mujyane ku Kivu, niba Kivu utayishoboye Nyabugogo ntacyo, ntabwo bishyuza mwidumbi kuri cya kigezi cya Nyabugogo. Mugore yaraje mugenzi amaze kuvumbura ko atwite. Umugabo wari yararyamye ni biri busubuyu ni Giswahili. Bakubita urugendo bakomeje gutembera, kanura ndebe nuhumvira humba bagera ku ruzi. Baravuga ngo iyo turi abasore mugenzi ibibazo turabyishakira. Gusa bakuze bo ngo bisanga naho bicaye, umusaza akabaraho hakaza umuyaga wasegi urwakira byondo byinshi mu maso, umusaza agacaho katorori. Bisa na hari heza hano hantu wajya mu isoko. Bill, madam, yemwe mwinjire mukomereza aho ngaho nta yindi nzira ihari. Uyu niwe muntu ugiye kubatembereza mu mazi nabafasha. Twari tuje turashaka kujya gutembera, dushaka kujya kuroba se cyane no kuroba. Abazungu baragenda bakabikera urugendo, uriya agiye kujya kuroba udufu. Hari ikibazo se mbajyanye ndati abandi bati nta kibazo, niba nawe usize gutwara reka noneho nitunganye ndaje duhite ducaho. Hari ikibazo turamuze nta kibazo, indobani fatira hano. Team Abel urimo gutanga indobani niko bamwita. Turaza guhurira hanze. Aranje avuze ko bahurira hanze, kabucura warakabika. Kumbe cya gikobwa cyanyura mu cyabo kiramubonye, umugabo abitse kabucura. Gobwa yindra nk'atabibonye, kigabo cyakibonye katurore reba nkanuri nuhumvira homba. Bas abanenye mu mazi mwe n'ubwatemwe. Time to party. Sinongera kuvuga ibindi, kireka ibyo bavuga urebe ndebe nuhumvira homba. Ho katurore going for a tour. Nakubwiye n'ubu udashoboye gutembereza uwawe ku mazi ya Muhazi, jyane ku Nuzane ku Kivu. Ngaba kuri tour family y'abantu batatu ndetse n'umugabo wabiyunzeho bajyanye muri fishing kuroba. Ni igihe gisa nawe ari cyiza kubera ko amazi yariyongereye. Murabona ko yazamutse, ubundi aya mazi ntabwo ajya apfa kuzamuka, araza agasukwamo. N'uruzi ariko rw'amazi adapfa kumanuka, y'amazi adapfa gutemba. Sitagana nti wote niko bayita, ameze nk'aho igishanga. Amazi nk'aya ngaya akunda kuba arimo za crocodiles. Ngona nyinshi barazirasha bazimara muzashizemo. Shaka kunywa, kumbi wagiye kubatembereza afite nako kunywa. Ari icyagonze nyanenge bera have a look warebara. Hengo komana azana umutwe aregereza ugutwi. Gihonda bumva gihonda kuki batagikurayo. Tuwa turi bari kuri turi yavanye runo ngakamana nibya bindi bakina imberenge cyagendaga hejuru, niyo mpamvu cyahondaga. Tukijyanira ne undati niko bimeze ubuse twagisigamo kandi nunda zaze kimuhonde. Twakomeza imbere abandi bati ya na yapu ni kimwe na Yesu. Bakomeza imbere aha hari inzitane iri mu mazi. Icyamba ry'inzitane mu mazi niribaho. Uko mugeze uteye amazi nkakunda kubahagaze hamwe, hagunda kubamo ibisimba bitandukanye kandi imvubu, ingona na bya bindi bavuga ngo iyo kigukubise umurizo uhita ubasematama byitwa funga. Bari kuri turi inzitane iri mu mazi inzitane. Ni heza cyane hano niho kabisa. Reka dutangire umuntu niba rubarobe. Bari kuri turi. Amafaranga ni barakatsindwa no Uwiteka. Amafaranga araryana kurusha ibipfunsi aranaga tour. Ndafatishije je baba we mbega umunyamahirwe akakanywa isufatisha ndarobye zamura cyanze kuzara cyo iki nimizi gata barabagoze barabagera bombi basundukiramo bakomose baraka bigeze bite ni crocodile ni ariye gumano ngere shakali bereke mu biti nindi muri mukazi huyu nguyu bakaba ariyo muri umuna w'umudamu birukanta baje mu giti muri umukobwa wabo baramusize yakigabo nicyo batitayo kumbe dole vi mu mazi ari munsi y'ubwato rwose yamufashe li uriye yamagaye likumbe wa mugabo yapfuye kare. Baraka dore birimo vayo ingoni rajeje gutsatira harimo za crocodile mu mazi. Ngona vayo mugabo wanje ntabwo aramubwira ibanga ku mugabo utamana twite dore filime Adamu vayo dore ngona yakurikiye Adamu aragenda kumbe wa mudamu ku bwato bwicuritse wa mukobwa nawe ari munsi y'ubwato katurore nawe vayo liva mu mazi nananga mu mazi arimo ikintu mu mazi arimo ingona likurira ubwato biranga kandi ingona mu mazi baravuga ngo iriruka. Ngona yaje dore kugenda mu mazi yiruka mukobwa arimo kuzamuka ingona hagatere kirenge akabuno kare arimo giye kugera amazamu yakaguru. Bas bari kuri turi kiragonga yama kubwato danuka vuba ni aramagara muri munawe umugabo sibwa subiye mu mazi nawe nakundira kigoryi bakubita mu mazi bareko ingona yareko umukobwa hashize ngaye mazi urira mureko yaracyashizaga ko mu mazi hari hafi kandi bavuga ko mu bisimba bya mbere bibaho biryana ariko kikaryana cyaguteye imibare
ngo ingona ishobora kwitonda mpaka kwikandagiye ku munwa yakubonye kare, iyo ibonye yitonze umwanya munini yakunaniwe nibwo kwirukankana, kandi ingona iritonda. Jya mu giti madamu, jya mu giti we, jya mu giti, jya mu giti mwumvise amekikango. Uyu ari mu mazi, akato kahengamye, ndakeka yagiye. Umuramo nawe wagiye, nabonye umuramo wagiye muri hakurya hariya. Li umeze oke? Kibazo uramutse upfuye buri wese azapfa. Upfuye ute? Turaguma mu giti ntapfa kujya kubera iki? Baraza kuza badushaka bande. Bless nta muntu n'umwe uzi ko turi hano, nta n'umwe watuma waza kudutabara. Turashaka kubyo twikura hano. Babitekereje kare. Dore muramukazi w'umugabo ahantu ari, babonye umugozi ufatiye kuri bwa bwato. The rope, umugozi turamukura tumuvane. Gerageza umugozi uri hafi y'ubwato wawe ugeraho, ufashe ku bwato akaboko. Ingona iritonda mpaka wegereye amazi neza, acomeka amaho neza, acomeka mupe arongera karura kana narugwana nazunguza amazi. Mana ishimwe, haleluya. Wawunagira binayemba zegeze udukandagizo hafi, ingona irakubara, urawufata ndagerageza nagayo cyebiranga ntiwamugezeho. Ndi hano mukundwa nago umugozi nakamaze ugerayo, ariko ntiwagerayo neza, turapfuye. Mereza igice cy'igiti, branch n'ishami. You miss one, you miss out. Uwo mugozi yabo yarakuruye, kiramo imbaraga biranga. Ubwato menya bwibaniye ku kintu kimeze nk'ikibuye cyangwa igiti mu mazi. Bacano dukurure 1 2 3 tugende bagabo. Barakurura wapi? Nongera mbare 1 2 3 tugende bagabo. Nawe uko abakomando bavuga ndimi z'abakomando, iyo ari igitero cyabo barabara 1 2 3 tugende bagabo. Barakuriye biranga, kobwa aracyari mu mazi. Li nambiri umugozi, niba wagendera ku mugozi ukagera hakuno aho turi, gerageza winjire. Niko abakire baseka, nimutinye inseko. Raka muri kuzajya urara utabonye filime ya The One, uwombuwambye sindira amazi mama, change ingona mu mazi. Nibyo nakubwiraga, nakoze kumbwira na mimi ndaje n'igiswahili. Dore mama shenge, dore ni mwendo wa pole. Bakugenda boro bavuga mwendo wa pole. Hari ikidunze dumburi mu mazi mbere yaza hagati maze mwendo waraka buba ageze hakuno igiti. Ndagufite Imana ishimwe. Basi uramufite ndamufite. Ngabo bavandimwe babiri, umudamu aratwite, umugabo ari hano mumfashe umugozi. Ubwato nimbuga dukurure bagabo, mukurure bagabo. Akana agatangaza, turacitse. Imana ishimwe. Bloody amazing. Barabanza bateramo imboni, taza murabizi umugabo apfa nk'umugabo, mureke manuke mu bwato. Barapfa ntibapfa se. Tugomba kuva hano. What are we gonna do? Tugiye gukora iki kuva hano? Hari uri buza kudutora? Nta n'umwe wigeze tubona tugenda, nta n'umwe uzi ko turi hano, nta n'umwe wapfa kuza kudutora kubera ko turi no mu mazi hagati, cyane cyane muri iyi nzitane baba bajaye, nta nzira ihari. Uratekereza iki? What's your idea? The boat, ubwato babonye bubari imbere. Adam hari icyo utabonye? Kiriya kintu cyafatiye mu mazi hagati. Twihangane tuvana twese turi bazima, nawe uriwe. Funga umudamu yakakamana. Sasa buri muntu arashidikanya kundi, buri umwe arashaka kuzana ibitekerezo byabo biracyakomeye. Katorori kanura ndebe nohumbye urahomba. Hakuno kombe disi uyu nguyu noneho bari bageze, byari bemereye n'abashaka kujya kujugunya. Shatse kujya kujugunya agomba kujya batamureba. Tinzira wenyine ntabwo ari buri iyo ngo niba uri mu byago ntabwo ugomba kwiherera ukajya kujugunya kure, kandi icyamba n'iry'inzitane icomekeye mu mazi. Uzasaba Imana. Igitutsi cya mbere kibi ni ukugutuka ngo urakaribwa n'ibisimba. Kona ni igikoko, king of water. Niba zana kubeshya ngo ingona narayibonye yica intare, cyangwa intare yica ingona. Intare yari igiye kwinywera ko tuzibonye ikigona kirahubuka, nayo irahubuka, agiye kujugunya. Nabonaga niho tutaramenya, gusa agiye kunaga. Basi bagenzi be ntazihari, yafatiyeho n'amahirwe maze areba hakurya. Basaga nabo bari ku nkombe neza. Sasa kuba ku nkombe kugira ngo uzambuke nanone n'amazi, usibye ko ari hafi yaho bagomba kwambukira. Katorori mu mazi wenyine, bagenzi be yabasize kure, umugabo we ndetse na murumuna we. Araka gusubirayo, cunza neza amazi, abona amazi arimo arabira, amazi aravurura. Engakamana igobwa cyane n'ijwi kiragatsindwa n'Uwiteka. Iyo atari ugukura ibyinyo kiba gifite ubwoba. Engakamana twategereje, gishobora kuba kirimo kurya jimu, ntabwo twaguma dutegereje. Reka tugende kikiryanye mu muntu rero nawe uri budutabare. We gotta do something. Hari icyo tugomba gukora. Ndakwenyiza wenyine na turategereza paka ryari munyihanganire gende, nimubona mvuye nimugemo.
pakase twebwe ryari muzapire mu biti. Ntabwo yambwiye ko twita ari igihe cyagenda kigagenda kigiye. Ingona ni igisimba kigutegereza cyihanganye. Nicyo gisimba cya mbere kuri dini ya muhungu ngo kigera kwihangana. Muzamere nk'ingona mwihanganire nimugakontororwe n'amada imbituma uhemuka. Ingona nicyo gisimba ngo kigutegereza cyihanganye mpaka kikubonye neza kigufatishije. Not until ingona ishobora kugutegereza ku mazi y'abantu bakunda kwigendesha hafi ngo giye kuri Saga Plage Burundi bageze my friend mumenye ko n'uyu munsi yakiri ingona. Hari ingona iryana ngo bayita Gustave. Ibyo mbabwira n'ukuri. Iyo ngona ariko mugenzi ingona kereka itaguteye imibare iragutegereza mpaka ukaza ukiyegereza amazi ntabwo iva mureka da. Umwanzara kurondera ntumurondera. Ayajya aratambuka komeza imbere yumva dumburi. Hari ikiguye mu mazi nibyo bita dumburi. Reba ndebe nuhumbye urahomba. Araterura aritegura arakorora. Kumbe hari ikimureba mu mazi. Kuberanye bye bwato bwarahindutse amaze guhindura ubwato arimo kuvayo. Hego komana Nimwe ademuzayo ngwino mureka agende ninde winginga mureka agende namwe ndaje ahubwo Adamu cyamufasha hagati nakundi ngona yarekura umuntu yafashe kuri hagati kereka yijuse ngona ngizo yiba yitaritire zifite amazina iyo kuri Saga Plage ngo bayita Gustave iyi naritire apfuye umugore batambwiye ko atwite tuzakomeza duporeze to ngako kari karaporeze inzuki nazo zirahari twebwe turubaka ntabwo tuzigera tujya mu mazi yabo kabisa. Ikiba gisigaye ni kimwe upfuye ute uzajya mu ijuru cyangwa birangiriye ku iduni. Niyo kibazo ugomba gusigara wibaza. Naho gupfa byo katurori wasubira muri aya mazi yaba ari ikirogero ariko reka turebe. Hari ugutaha hari ukuguma mu mazi udaporeza bakakwiriraho bugaca yanutse nyir'umugabo nashaka kunoke cyane nanjye nahomwe. Dore minukiremo amashengezi mazuru yayakuweduye oroshya amazuru wishyira mu mugaga ceceka we rekera nicyo pushije ntabwo ari wowe twese turapfushije ugomba kuvana sibyo nk'uko Adamu agiye the boat ubwato aracyazana ingingo ubwato the boat wikwigira intwari ntabwo ufite igitekerezo funga umudama nawe ndashaka kugira ngo njye hakurya nyuma nawe ukomeze urebe cyangwa se ujye hakurya nkomeze ndebe ntabwo njyewe njyayo ahubwo we jyayo ndareba we kangukana ni niko komana Hilarious kwigira intwari kanura ndebe n'iry'inzitane riri mu mazi uhomba the one video library. Umugabo warapfuye nta kuntu atarya karungu yabanje gushyira umugaga mu mazuru ngo yanutse. Arahamagara ntabwo ari ukuvuga ngo niba ingona ishobora kwitegereza mu mazi yihanganye byayibuza kuza kugusatira bibaye ngombwa if necessary. Arakorora kagozi karagenda areba ubwato babumuhinduriye wapfuye we yapfuye abitambiye ubwato nukuvuga ubwato bafasha kagozi babukurura ari ikije cyaje we bless we kwina vuba barakihisha mu mazi yaje ndakibonye tunga neza kandi abona amazi yose kumbe harimo umuhengeri iyo cyese ko akibonye no umuhengeri yarebaga akagozi karagiye maze kajya kure noneho ubu no gushaka ingiga y'igiti regera hakurye biraza kudusangagane rero ngiye gusubiramo hasi ngiye kubona igiti kirekire mpaka mbonye umugozi yabamanda we sasa rero gushaka igiti kirekire n'ishami bagomba guca amashami bayita branch. Ciao udutafata namwe muturebe mu bunyapu. Ciao ndabiyamye kabisa baravuga abagenzi barebere ciao kame ndabiyamye kabisa ndabahangariye guhangariya nukureba ndabahangariya nukureba urakibona wapihonya. Sasa rero baravuga mu cyongereza mu munota wa nyuma w'umugabo nibwo intekerezo ze zo gutekereza neza ziza iyo ufite ibihe bibi cyane birenze nibwo utekereza ukuntu wabyikuramo n'ukuntu watera imbere. Dore filime kongona nayo imaze iminsi itari the ball is going out ubwato burimo nabwo buragenda burasunikwa n'umuhengeri buracyari hari ndabizi kongona yabonye inyama baca umugani mu kinyarwanda ngo inka ya piri ntambwa y'ikigwari haba imbwa zose ziza ari sharp kereka itatekereje ko inyama zabonetse ntambwa y'umusega iboneka mu karitsiye aho inka ya piri tubwiye kereka nama baba kabisa ndabareba
muhitanisha ibinyoma nabyo byagiye byifatira hakuno cyakanaga birimo biragicishaho ibimonyo gabiriyeho bari mu giti abantu baje mu gitondo nta kintu cya mbere kibi kibamo gupfa nohera aribwo ikivamo araka abantu banarota umuntu araryama mu giti yanarota karota amanuka se cyangwa se ari mu ndege byose ni ukuguruka Grace yari karongose ku mugabo w'imvisha bakacanga nijoro saa 8 z'ijoro biragenda biteka turori abavandimwe babiri umwe arashaka kujyayo ariko yatabara ese aratabara bishoboke cyangwa tugira icyo tugerageza tureko twayo kanurande Lee and Grace ko bakandagira no kutuzi ngo bajye kureba bwa bwato twabugiraho sinzi umeze ukemesaho ko baka urabizi tworire ikindi giti twegera kiriya giti nanone undati cyane sawa kujya mu kindi giti no guca mu mazi gomba ku umuntu waracyari mu giti mazi aricyo nkandagiye nanjye nuko bazi sinzi niba baje mbere nibaje bari mari ukora iki guma wemye ndafata ibirengeto subira inyuma cy'inazi ni mwebwe mu nsazi wanjye babo mutazize umukuru maze umukuru agerekera mutanye baba data we kugenda cyane nirifuti n'uyangane nirifuti mazi yamagaye Grace waracyari mu mazi aramagara umwana yatacye mukuru we maze arakuruka agakuriye mukuru we barongera birukanga mu cyashyo birukanga berekera ku giti niba kimurekuye n'ibyo utambaza ndebe mukuru we niyo yabanje mu giti uyu nawe ajyayo cyari cyamufashe ndi mu giti Grace aratonyanga amaraso akurura ingona akurura ibindi bisimba byitwa shaka ibintu binini agakurura n'inyamaswa yitwa intare amaraso agakurura n'icyitwa imbwa imimbwe tumusanzwe muzi nazanyira mu handa avuga ingunzu amaraso akurura izo nyamaswa kereka ikitarya inyama mbisi ingona sinzi ukuntu iri bareke njya kujya gutora ubwazo sibyo nakundi hari igihe umuntu yiheba abona nakundi byakabaye nta nukundi biri bugende kwitabara bikabamo kwiheba ushaka amahoro ategura intambara bwato ngo uburiye abantu barapfa nawe utazapfa ariko ikibazo upfuye ute bwose upfuye ugiye mu ijuru cyangwa dufashe tubaho arabanza arasenga bushyashya nawe mu mazi reba uko mukobwa yaka ku bwato mu mazi ubwato nabwo buryo bagumatsemo nyasi n'ibyo kagerayo Grace mbonye ubwato adahama amazi ari mu kandi ubwo nubwo engine akakato kugahinurana umunota umwe awe nkaho igisore yapfiriye ntabwo yigisenzi baho mugabo yananiwe umugore arabigenza ati ahimbwa nkuri naniwe nta kibwana cyabwana bwanira bazi mbere ndagufata to yinjira amazi ayihereza rugari nayo yinjiramo dore filime yamujyanye intambiki ngo nuko yakamujyanye intambiki kuberwa rwijuse rufite aho rwibikira hakuno ukarwa udashobora kuvaho yakangutse umukobwa atakijya mbere ku iduniya abona amazi imbere ye kureba hakuno kumbe hari umugabo ni igice amaguru yaragiye igitwe cyaragiye umugabo bazanye wa mbere nawe udutoki twarebye zanariye niba agatoki kagonze moteri nibyo tambaza agafupa kavuye kayengamye ingona ziba yagiye kure irakurya ugafatana n'umupira wicometse mu nyama yawukubanuje nyuma ye uriye biranga narasa biranga urajyaesha ahungira mu mazi kandi nuko byagenze cyo yakoze cyari kimwe mugenzi makuru yarakire mu giti uyaguye igihumure kubera ibyo yari yabonye kobwa yabaye akagabo arwana inkundura yarwanyizo kwa Hitleri urungona nayo ndaje Grace ingoni ibuze ikirya n'utwana twayira turya menyera icyo cyari kinini cyaramaze izindi mu mazi yaje amagara Grace ubu twagenda noneho ubu twatamurwa Grace nabikoze I did it kuye mukuru we mu biti cyakoze cyari kimwe yamushyize mu mazi arakubitiritse cyari igihe cyo gutaha bagize ibihe bibi twakunda uvuga ngo ugiye kurya ubuzima bagiye kuburya maze nabwo bubabereye indyankurye ko bagatashe ciye muri rwa ruzi bataha uzambona ntuzambona nsubiye mu mazi ntuzambona nongeye kujya kuroba ntuzambona njyanye n'abantu bake mu mazi nuko agafilime kagenze yitwaga Black Water mwakoze kuza marabeho urabakunda cyane amazi y'umukara niyo twaroraga le dolon wali